ngene nzi ko yajyanye n'umugore niba umugore yarasigaye rero akamusahura simbizi yihangane kine nuko uyu mwana bo kumuvugaho ntabwo ari ngombwa kenshi no mu bubiri umuntu yaragiye kureba yarampamagaye uwo nde yaragiye kureba uwo muhungu yaragiye kureba uwo yampano yaragiye kureba yarampamagaye so kuba wasahurwa ariko wa mugore sinzi irindi kosa yakoze mu rugo aramudiha umugabo arongera aramudiha kandi wa mugabo yaramucitseho amukubise kuri iyo shuro umugore arahukana urumva waruvuze ngo we yajya hehe mu nzego ariko inzego zubaka urugo wowe niko byagenda umugore agukubise turi kureba uko itegeko riburebe no itegeko hano nta itegeko riza mu rugo rwamaze gusenyuka please ongera ubisubiremo nabonye bamwe mu bayobozi bo muri filime bakoze akantu kitwa ngo justice for Nyambo, stop harassment, respect reputation, respect online, rise destroy, truth protect, clean social media, post with respect. Think before you post. Baratinze ariko baratinze ntabwo byo ariko ejo twabivuze mu kiganiro babanze babeshyuze ko atanuka kandi niyo yanuka ntabwo ari we wabyiteye urumva baramushakira justice online justice haboneke n'abagomba kumufasha kubyakira ntabwo yaheranwa n'agahinda resilience nyine niyo ngiyo ntabwo yaheranwa n'agahinda ngo bavuze ko nuka ubundi se kina filime tuyumva twinukiriza umukinnyi wa filime ubwo niho ngezaho ruzingiye buriya nanjye nyisigaye kurara gusaza nyisigaye mvuga cya byinshi Yes, reka twizera ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP turabasuje ari nako tubaye ikaze tunishimira ko rwose mukomeje kuba umuryango mugari umuryango ukomeje kwaguka mwese muza tugahora muri rino shuri na mwarimu wacu tukicara rwose ku ntebe hari imbere mwarimu akaza hano akatwigisha ubuzima bwacu bukagenda buhinduka kubera amasomo y'ubuzima ya buri munsi tugiye kuganira na none uyu munsi mwari ngo hayikaze asante sana tumeze ute ndaho cyumweru cyiza rwose nkwifurije kuzarangiza kino cyumweru rwose neza n'umwaka nzawurangiza n'umugongo watangiye gukira Imana ishimwe cyane yes nabonye maze kubona n'umuganga wa mbere yamaze kunyereka utu exercice kuko nanizeye ko nakize byahise byoroha tu exercice tusanzwe exercice zindi zijyanye no gukugorora apana sport utwitozo tworoheje to kugorora umugongo ambwira uko ngomba kuryama no kuntu ngomba gukora ibintu donc abaganga bane nzabanza kureba kugira ngo ibyo bazambwira mbishyire mu bikorwa kandi uwo muganga ndamushimira yaje avuye Igisenyi yaje kumpa izo nama ko hano uyu muryango yarafite n'ibindi ariko agomba no kumvura kandi umuntu mwiza gusa nawe ibyo bidahagije yansubije n'itiki yamfashije kumugeraho yahinsubije hano ibihumbi 59 birenga n'abantu banyabo bazima nta baringirimo ebana akunda ibyo uvuga ubwo ni nko kwisiga amarangi niko nabivuga arahaba ahaba igihe cyose ahabe muri iyo nkunga agutera yo kureba ibiganiro byawe hanyuma nibirana ngombwa munabane mu bundi buryo amenye ukeneye iki urarwaye iyo mvuze ngo nzajya nk'ahantu n'urugero no essence nsanga urumva we yaje kumbwira umuti ankoresha niyo myitozo hanyuma asubiza n'itike ubwo karubira nakoresheje ejo ibiragarutse kurabona turimo turasa abantu bo kuri Max TV nimba ari abajene nabo bataragira akantu simbizi ureba nyine generation abahari uko bangana ngewe franchement parle abantu bari hano bose uwo twabashije kubonana arabinyereka urabize ko iyi channel d'abord yashinzwe n'umunyeshuri wanjye sibyo ariko yambujije kubivuga yashinzwe n'umunyeshuri wanjye ampa ayo gukodesha kamera no kwishyura editor 600 hashize iminsi arongera mpandi yo kugura mikoro na kamera mikoro
ariko ntabwo naziguze warayatamiye yakoresheje ibindi nyine nayishiye abakameramani so icyo nicyo cyambere niko byatangiye hanyuma abandi tugenda duhura muri byinshi mwewe ni urugero reka nkwereke kuwa gatanu sinakubwiye ko nagiye i Nyanza mvuye i Nyanza nagiye kugera i Bugesera Karubira njyanye i Nyanza yangezeho ngeze i Nyamata batakira cyane ko urumva babazi ibyo ngiyemo ko hari icyo bibafasha ejo nabyo warimo mbwira ngo gusoza icyumweru ngiye natangiye kujya muri mood yo gusoza umwaka ejo natemberanye n'abantu b'abashuti banjye batabayeho neza barangira abantu babiri cyane iyo umwaka wanjye ugomba kurangira menye uko bahagaze umwe yabaga Nyagatare umwaka ushize naramubuze nta nimero ye nari mfite ngira ngo dusozanye umwaka ndamubura undi we abi Masaka we njya musura abo bombe ejo nari nabahuje sibyo mbereka nyine ko tukiri kumwe iyo usoza umwaka ni umwanya wo kugira ngo wereke abantu bafite agaciro ku buzima bwawe ubereke ko muri kumwe ko nta niyo haba impamvu z'akazi ariko ubafite ku mutima byari ibintu byiza cyane byari biryoshye ahantu bita kwa Kibonke i Nyagasambu niho twari turi ejo mvuye mu kiganiro niho twagiye nyuma ya yamvura ariko nayo ubwo urumva iyo tike muganga mpaye nisubizaho Karubira nakoresheje ejo urumva kuko urumva ibintu nk'ibyo ibyo nuza nani Dashima akunda kwita ngo ni karma iyo uri mu bikorwa bigira icyo bifasha ntabwo utegereza ibihembo nka bya bindi wa wundi wirwa avuga ngo views oya ibihembo bituruka ahandi sibyo ibihembo bituruka ahandi iminsi mikuru yageze ubu deja namaje kwakira umwe mu type twiganye uba muri Côte d'Ivoire anzanira ishati anzanira n'igikwembe cya karite hari n'undi deja umaze icyumweru hano nawe nzi ko yanzaniye imyenda ntegereje kamera iva mu Bwongereza n'imyenda n'ibyo abantu dukorera ntabwo ari bayari bana abantu dukorera ni abantu nyabantu uri kubyumva ni abantu nyabantu iyo wumvise ngo ngiye mu misozi urabyibuka ko hahandi nagiye za Nasho mu mabuye muri ya mabuye ngira Karubira narayisubijwe da kandi ntawe nyisabye ntawe sibyo se akareba ati se kuko uremera ugafata umwanya wawe ukajya muri biriya bibuye ukatwereka ibice by'igihugu bimeze neza ukamenya uko abaturage bameze abantu ati hari n'abampamagara mbese ni benshi icyo nkubwiye hano hari abantu nyabantu ntacyo wababurana ariko nanone ngewe kuba iwacu kirazira kikazirizwa gusabiriza baribwiriza iyo bashimye ibyo ukora baribwiriza nigeze kubona akantu ariko dushobora kuba tutarigeze tukavuga kandi kavamo amasomo kanze ndebera ushobora kuba tutarakavuzeho kandi gashobora kuvamo amasomo rwose kajyanye n'iki kajyanye buriyo bigeze mu bintu by'urugo mba nzi ko rwose uri buze kuduha isomo ariko uri ko umupasiteri twavuzeho ubushize Desire avuga ati urugo ruzasenyuka ndubona kare komeza ushakishe bumbwira ariko ndimyende gushakisha nose rya bivugaga nyine avuga ibimenyetso by'urugo rutazaramba rumenyetso by'urugo rutazaramba twabivuzeho tuvuga abarwanira amakado mu gisharagati hari bakiri hariya mu ntuza gisharagati ni iwacu mu cyaro ubwo bira babyita ngo ikira mu kidari tugita mu kidari kuri table d'honneur ukabona batangiye gushyamirana haba harimo ibintu byinshi amakuru baba badasangiye ibyo byose biba bikwereka ngo umuntu utashobora kwihanganira undi ku munsi wa mbere azageza imyaka 3 hari inkuru ishobora kuba ariyo cyangwa atari ko yaba ariyo cyangwa atari ntishobora ntabwo yabura amasomo biravugwa ko ya mpano yasahuwe n'umukunzi we
bigatuma yandika amagambo akakaye yuje agahinda aherutse gutambutsa ku mbuga nkoranyambaga ze. Uwahaye amakuru 3D TV Rwanda yavuze ko uyu mukobwa wabyaranye na Yampano yacunze uyu muhanzi yuriye indege ijya mu Bubiligi ubundi akanoza umugambi wo kumusubiza ku isuka. Ibi ngo nibyo byatumye uwo Rizagwira Floriane wamaye nka Yampano agaruka igitaraganya kugira ngo ahoshe iki kibazo. Kugeza ubu amakuru hariyemeza ko bamaze gutandukana nyuma yo gukizwa n'inzego z'ibanze ariko bikananirana. Inkuru irambuye iracyakurikiranwa. Nyuma ya ako nakabonye niwe wambwiye ko yari yagiye mu Bubiligi. Ntange nzi ko yajyanye n'umugore, niba umugore yarasigaye rero akamusahura simbizi yihangane. Kindi nuko uyu mwana kumuvugaho ntabwo ari ngombwa kenshi. No mu Bubiligi umuntu yari yagiye kureba yarampamagaye. Uwo nde yaragiye kureba? Uwo muhungu yaragiye kureba. Uwo Yampano yaragiye kureba. Yarampamagaye. So kuba wasahurwa ariko nibyo bya bindi nyine Pasteur Desire yavugaga ngo uruzasenyuka ndubona kare. Ese umuntu mubyaranye rimwe mutangiye kwifata ama video muri gutera kabariro. Hari abantu bamaranye imyaka 70 my dear batagira ifoto yabo baherukiye mu bukwe. None mwebwe n'urugo muracyari ku rwego rwo gukambakamba mutangiye kwifata ama video. Cyo ni ikimenyetso cya mbere. Icyakabiri n'uburiya mugore atavuze nta gihamya yuko iriya video yafashwe harimo consentment y'uriya mugore. Ubundi ntuzi ko dusigaye tujya no mu nama bakazana consent form bakwaza ngo dufata amafoto. Nese uriya mugore yabimusinyiye. Uriya mugore yamubwiye afite inyandiko imwemerera ngo fata video turi gukora ibi. Inyandiko y'uburane se barayifitera. Hayi. Ko byane kose ntayo. So hanyuma rero ukareba ngo umugore niyo ntabwo mpamya ko binabaye ibibazo byose byaba muri ruriya rugo byaba bishingiye kuri iriya video. Iriya video byanze bikunze yagomba guhindura imibanire y'abari abantu. Niyo umugore yaba yabyemeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko abajyanama be abafamiliye be umwana wacu arandagaye rega bura rugo burase barumuna buriya mugore burya ngo ntibashobora kugwa kwishyiga. Umuryango urimo abantu ni kuriya bitangira. So ntabwo mpamya ko wenda umugore yari yagamije kumusahura ariko umugore ashobora kuba yaragize pressure y'abantu bati uwo si umugabo wo kubana nawe igarukire mu rugo cyangwa se muveho mute narakanga wenda kugenda imbokoboko. So ntabwo target yari ugusahura, target yari yo kuva muri urwo rugo kandi koko byari bimenyetso bigaragara. Akantu rero abo bantu 3D ni yihe ni abo ba breakings ibyo bintu. Abantu benshi bagiye babyandika ariko ingisi si channel isanzwe. None se kuvuga ko ari ukuri cyangwa atari ukuri kubitindaho havugwamo ko inzego zibanze zagiye kubunga. Habuze umuntu umunyamakuru ujya muri izo nzego zibanze aho bari batuye ko ntago wazibeshyera. So ari nawe wabikora bari batuye muri Kigali se ngiye uzambwira umudugudu n'akagari mpamagare umudugudu waho mubaze uko bakikemuye nubwo wenda atashaka kubimbwira ariko ntago wakora mu nkuru nguvuge ngo inzego runaka zagiye muri kino kibazo yego. Hakabayeho na etape yo kuzivugisha. Mwabunze iki? Mwabunze kwibwa kuya umugore yasahuye, mwabunze kuri byiriya video, mwabunze ku byisi cyangwa wenda nibihuha bari gusebya no bari kubeshyira no muhanzi cyangwa kwishizemo inzego zibanze zirahari ntizimuka. Sibase ntago ziva aho ziri. Harimo mutwara sibo, harimo mudugudu na komite y'umudugudu yose, harimo akagari, harimo umurenge cyangwa akarere. Izo nzego zagiye mu kibazo ni izihe, zavuze iki, bavuganiye iki? Kuko couple kuba yajya mu nzego z'abantu ndeba isaha yawe ni Rolex. Ko nabonye kapanye ka ni nkimwe yanjye. Donc noza ibiri muri rura rugo ni byinshi ariko ibyagiye mu nzego ni ibihe. Ese umugore yagiye avuga ati umugabo yamfashe video atambwiye. Ese umugabo yagiye avuga ati umugabo yagiye Burayi ntabyemeye. Ese umugore yagiye avuga ati cyangwa umugabo yaravuze ati umugore yasahuye. Donc nukumenya kandi inzego zibanze zirahari. Ubundi se nk'umubyeyi mu mwaka wa mbere abantu babana uwo mwaka abantu bakaye bawukoramo iki? Umwaka wa mbere abantu bakibana uyu munsi turi kuwa gukomerezaho kuko abantu babanye kuwa gatandatu
uyu mwaka wa mbere wo kugira ngo bazagere mu kwa 12 kundi mwaka. Hari amaplan baba bagomba kugira. Nibaza ko ubukwe bwatashye mu buryo bwemewe bwa Kinyarwanda. Ni ubukwe bugira umurangano cyambere, sibyo? Ariko wenda tuvaneho umuranga umuntu ashobora kwirangira hari inzira bicamo mu rusengero, muri korari, ku ishuri muri segonderi, ku ishuri muri kaminuza, ku musozi, guturana. Ariko bya bintu byo guhurira mu bukwe mugahana nimero ibintu bigasara, numva ngo hari n'abahurira kuri za WhatsApp cyangwa Facebook, aho niho bitangira kuba ibibazo. So iyo rero waciye muri izo nzira zose, kurambagiza, gufata irembo, gutebutsa, gutanga inkwano, gushyingirwa, icyo gihe mwariganyeho, kuko ayo ma etape yose hari etape utageraho hakiri ibibazo mwibanza. Iyo mwemeje rero guhamagara abantu ngo tubibabwire, kuko twibukiranye ko na mariage sociale nayo iremewe muri societe nubwo itemewe mu mategeko. Sinzi impamvu twemera yo mu idini tutemera iri sociale. Kwishingira nabyo ni umwanzuro w'abantu babiri, iyo niyo mariage sociale. Kwishingira ni mariage sociale, kujya mu murenge ni mariage état civil, mariage légal, kujya mu idini ni mariage religieux. Izo zose uko ari eshatu zirakorwa, societe yacu irazemera nubwo mu mategeko iyo sociale itemerwa. So nuvuga ngo iyo mufashe umwanzuro, mumaze gufata umwanzuro kugira ngo mwemeze kuvuga ngo tugere kuri etape iyi niyi mu murenge no mu kiliziya, hari ibyo mwaba mwabanje kwiganaho muziranyeho. None mugahamagara n'abantu ngo mubibereke ko wa mushinga mumazemo igihe, imyaka 2 3 cyangwa 4, mukabereka tudori kivuyemo. So rero niba izo nzira mwaraziciyemo neza mukagera mu rugo, umwaka wa mbere n'ugukomereza ahandi, kurushaho kumenyana, kuko niba mwirambagiza mwasohokeraga muri hoteli cyangwa muri ka jaride cyangwa ku mazi, hari ibyo utazi, ntuzi niba agona, ntuzi niba nutse ibirenge, ibyo uzabimenyera ukomeze mwigane. Ariko ibyo si byatuma ubyihanganire, cyangwa se ujye uvuga uti igihe utangiye kugona ujye uryama gutya cyangwa uhindukire uraseka. Nibyo bibanza, kuko muba mutarigeze murarana. So mugatangira mukabeza mukigana, mukagubana na plan, munoza plan yanyu. Plan yanyu ni iyihe? Tuzabyara bangahe? Bibaye byiza se ni ibihe bitsina twabyara? Tuzubaka inzu ryari? Tuzagura imodoka ryari? Ibyo byose mu mwaka wa mbere aba ari kugenda munoza izo gahunda. Ariko icyambere ari kumenyana no kumenyerana. Viwanyu nanjye mviwacu duhurira iwacu. Padiri Cyprien nongere musubize wikwihuta. Ubu ntangiye kubera nk'uterekerereka. Padiri Cyprien avuga ngo isezerano ryo gushyingirwa twatwigishaga ari frere, ariko ubu ni pensionné padiri. Viwanyu nanjye mviwacu duhurira iwacu. Uwo mwaka rero nk'ibindi mwa muri gushepinga ya wacu ya nyuma. Wavuye iwanyu, mpora mbikubwira, wavuye iwanyu Nyaruguru, mviwacu Gicumbi, duhurira iwacu hacu Kamonyi. Turimo turashepinga iwacu Kamonyi, hagomba kuba hameze hate bitandukanye na Nyaruguru na Gicumbi, kuko habaye nka Nyaruguru waba wanganjije, habaye nka Gicumbi naba nakuganjije. Iwacu ha Kamonyi hameze hate, tuhashaka gute? Sibyo? Niba warakuze uragira inka, ubu utageze wo kororera mu biraro. Niba waragize ngewe narakuze mpinga imigende, twabyitaga kurenza imirenzo, mpinga imirenzo, twe twabyitaga kugungira. Iwacu Kamonyi ko tudakeneye, ko tutaragira ku gasozi, ko tutarenza imigende, twabaho gute ubuzima bwacu Kamonyi? None tukazakura tukazabyara abana bafite shape ya Kamonyi, ariko ari imvange ya Gicumbi na Nyaruguru. Ibyo rero urwo rugendo rero rukomeza rukomeza. Muri urwo rugendo se ko hari abantu bashobora, mu gihe abantu bakibana wenda bamaraza amezi 3 4 5, ashobora kujya abona utwo tuntu wenda nk'utwo ruvuga kugona, kunusa inkweto, umwanda. Ubwo navuze byoroheje. Nanjye ni kuvuga utwo umwanda wose sadi byinshi. Toko n'utundi tuntu wenda nyine umunyamahane, cyangwa se hari utundi tuntu ari kugenda. Amahane no muse na mbere yambane yaje urayabona. Urugendo ubona uko yishyura facture,
ese tukaba seriveri ukanota ese apakinga ibyo asaguye ntakara kageza hari igihe ufite umugore utarubiza ariko kwa kundi mushobora kugenda bakabaha inkoko ntimuyimare ukabona asabye ntuza papier aluminium agapakira kabitahana utwo tugeso hari utwo ubuza nta kageso singira nakantu keza simbizi biterwa ariko nyine ugomba kubukazi uzi neza ko ibisagutse ashobora kuba ari umu economiste cyane abadashaka ko bipfa ubusa cyangwa se ari umusirimu cyane akavuga ati niyo ku nkoko naryaho akaguru kamwe n'agasenda baboye yego so ibyo byose waragiye ubimenya so akamahane rero ntago wakabura kuko daboro umuntu mugiye gushakana umumenyi wawe kuri wowe abyitwara mate hari abiyorobeka akagufata neza kuva rwose ari sawa kera hari yengegero nkivamo kera hari umukobwa twakundanaga ku ishuri ariko azirana n'abadeplace ko nanjye nari umudeplace babana bavuye ku kindi kigo baje kwiga oya aba n'abarokarase twitwara abadeplace de guerre ndabibutse abanyabyumba n'abanyamutara ndabibutse noneho akayagenda muri to twara abantu bamwumviriza akavuga ntango abadeplace ngo ariko usibye umwe ari wewe so uko nukumenya umuntu kuri wowe none umumenya kuri wowe yitwara ate ibyeruye n'ibyiyorobetse byose ukabanza ukabimenya ku bandi yitwara ate muri bagenzi be bimeze bite wagerayo wenda wadenka muri dorutwari y'abakobwa ugasanga wenda ntajya avoma yumva indobo iremera so ntayivu kucyo gihe ndavuga ku gihe cyacu amazi ntago yabaga ari ahantu yabaga mu kigo abakobwa babextende bakavoma bakajyana iwabo muri dorutwari none bakabamo abanebwe badashaka guterura indobo ko byasabaga kuyiterura nka metero nka 800 hari nka metero 800 kwabaga ari nko kuva hano ukagera beretwari sibyo hakaba batajya bavoma bajya gukora bagakaraba aya babandi ayo makuru ukayamenya uko bana mu bandi imbere yabakiyorobeka ariko muri dorutwari n'abagenzi be yabamaze ariko bakabera amazi atavoma arasigana gukoropa dorutwari nta sasa ibyo ntububiza ariko ayo makuru urayashaka so nabiba kumumenya uko kwitwaraho uko yitwara mu bandi ukaguka rero mujya kugera kuri uwo mwanzuro wanamaze kumureba iyageze mu bawe yitwara ate iyageze mu yuwabo yitwara ate ubwo naguye umuryango we bakuru we basaza be gute iyahuye n'abashiki bawe n'abakuru bawe yabonye umuryango wawe abyitwaramo ikibazo cyangiro cyagiraga kite bya bindi by'utunenge tutari imico we umuntu ashobora gukosora akanenge muri ayo mezi bari kumenyana hari ushobora gutekereza arizihisha hari ushobora gutekereza akavuga ati se nimubwira ko agona ahita avuga ko ntangiye kumunena nimubwira ko anutse inkweto wabwirwa ari cyo kwagona mutararanye icyo kugona cyo nakimenya nibyo by'inkweto kuko urumva mama w'ubuzima agatinya akavuga ati mama muri banyakagize mama muri abextend ahubwo akagenda abirunda avuga ati umuntu tubana ibyo birakosoka cyangwa ukanabyihanganira nibyo mbese nibiki byo kubona mu mwaka wa mbere ukahita utinya ukavuga uti uyu muntu tugiye kubana ndabona ari urugamba n'amabanga menshi aba yaraguhishe amadeni abana bo hanze gukururukana n'aba ex bira byose ibyo mu mwaka wa mbere uhita ubibona management ya telefone hari abahishanya telefone ngiye yanjye urabizi dore na password utahurambika ari oya ninjira kuri salon nayifunze ko ngiye akazi nkakora ku kazi naho mfatira akaraho ubwo zo mwashakanye avuze ati givuze hano ufungure telefone buhisha nayo mba nkeneye oya ahubwo bari kumusakuriza utashye mu rugo nta gutashye ku kazi telefone ni yakazi uwo nakabaye impamagara niwe none nje kumuri turi kumwe ndahamagara nabisoje urumva so noneho ukabona babandi mu mwaka wa mbere umwe ajya kwitaba ari uko ndadahari ajya kwitabira muri toilette na wa wundi wa padiri umugore yajyaga mu cyumba cy'abashyitsi ngo abone uko avugana na padiri ariko umugabo nawe kubera kubikeka akarara abundaraye munsi y'idirishya y'icyumba cy'abashyitsi ngukime urumva byatangiye kuba bibi
ejo numvise kuri radio ra uretse kuri radio manza ari kuri radio nabyumvise umva umugore nawe ni kasha umugabo we yateretaga online abyumva noneho umugore abiketse amenye ko umugabo we ari ikiraya online umugore ashaka indi nimero yihimba n'amazina ashyiraho n'ifoto itariye yamaze kumenya uko umugabo yitwa ku mihanda umugore nawe ajya kwitandika yitandika ku mihanda ariko atagetinze umugabo barebe sha umugabo birangira aguye mu kamasho barateretana noneho umugore yamaze gutegura ameza agahita ahamagara ya nimero akoresheje ya nimero yo ku mihanda yabeshye umugabo agakompoza agashyira mu gitenge umugabo agahita ava ku meza akajya kwitaba yakwitaba batese atari wakwicaye ukarya ku kazi bari bamamaga abantu ku kazi nabone bajya bamenya ko uko byagenze rero byarabaye babaho gutyo bafentana umugore afenta umugabo wezi ko yavumbuye agakwavu k'ishyamba asigaje kukavovora iyo mvugo iyo nuko oya bamaze kubenyera nta mutima mubi nuko barapanga bapanga kugira gute kuzasohokana umugore n'umugabo ariko umugabo azi ko ari gupanga n'ak'ishyamba nyine nuko birangira umugore asaba umugabo amafaranga yo kugura amakara mu gitondo 12,000 niko yabivuze umugore 12 arabibona umugabo rero ajya kuri ya hoteli akoresha inkoko urabyumva umugore agomeza amufenta kuri hoteli ntiyamusanga aho bagombaga kubyuzuriza umugabo agira isoni yanga kurya inkoko wenyine ayitahana muri ka envelope nakubwiraga undi yanze kuza umugore yanze kujyayo nk'uwatengushywe bisanzwe none umugabo atahana ya nkoko ese yikuye avuga ati sheri ndakuzaniye dore iminsi yose maze iminsi ndya mu kabari nyenyine kandi ubwo yayifotoye yoherereza umugore ntiyabonetse yohereza wa mundi ikakishyamba ya kandi yohereza umugore ati banguka inkoko yahiye noneho umugabo abuze umusheri yashakaga ya nkoko arayifunga ayizana mu rugo aza kubwira umugore ati rwose dore nakuzirikanye rwose ati nakuzirikanye dore nkuzaniye inkoko umugore araseka noneho atangira kumwereka ya mafoto ya nkoko urabyumva atangira kumwereka ya mafoto ya nkoko nuko birangira inkoko yaguzwe 12 urabyumva inkoko yaguzwe 12 umugore mu rugo yasabye amafaranga y'amakara umugabo arayamwima ntayo mfite yego noneho aya akamuha y'amakara ayagura ya nkoko kandi agiye kwisangira n'indaya ya ndaya itaje ya nkoko ayizana mu rugo abeshye ngo yabazirikanye ayizanye mu rugo rero umugore avuga ati bundi wanyimya y'amakara ujya kungurira inkoko ubusima nitogoshereje ibijumba bisangira n'abana none yaguze inkoko nta makara dufite rero atangira kumwereka ya mafoto ya nkoko twese rusenyuka ariko ngira ngo oya ntago ariko ntukihute byose byasenya urugo management y'ayo makuru rega mu ngo habamo amakuru menshi meza mabi ahungabanya akakaye management y'ayo makuru mu rugo niko kubaka icyo mukoresha amakuru mubonye uburyo muyacunga ese niba harabayemo ikibi nuko ariko umugore akweretse amafoto ngo warura agatangira ngo waruraya we uri umugabo uva mu rushyi iyo uvuye mu rushyi ararira akajya iwabo yajya iwabo ntujye gucyura ejo nari kumwe n'umugabo umwe yamaranye umugore imyaka itari munsi ya 15 babyumva byaragenze biti uwo mugabo yateretaga umugore wundi mugabo
ariko wa mugabo nawe yari umunyamahane yabimenya akarwana bigeraho arwana n'uwo mugabo aranamukomeretsa umugabo ava kuri wa mugore ariko umugore akunda wa mugabo wundi uko byagenze rero nyuma byaje kuko umugabo nyir'urugo yagiraga amahane n'ubundi kandi umugore akeneye umutekano binavugwa ko uwo mugore yakubiswe ari umwari mu cyumweru cya mbere cy'ubukwe donc icyo kandi koko yari umugore nanubarahari n'umugore mwiza ariko ahorana udukomere tw'inkoni z'umugabo noneho umugabo w'iruhande akaba atanga keya afite no kudufaranga ntabwo ari ubwatsi ariko yari salarié ahembwa akamusengerera gutyo yaba yasangiye n'uwo umugabo akamudiha abanza kurwana n'umugabo mugenzi we ariko yagera no mu rugo agakubita wa mugabo abaramuretse amuretse wa mugore sinzi irindi kosa yakoze mu rugo aramudiha umugabo arongera aramudiha kandi wa mugabo yaramucitseho isomo ririmo ubwo niho ngezaho ruzingiye buriya nanjye nyisigaye kurara gusaza nyisigaye mvuga cya byinshi amukubise kuri iyo shuro umugore arahukana urumva yahukanira iwabo muri Kirehe amara ukwezi umugabo ataraza kumucyura bavyumva none wa wundi w'iruhande abari ujya gucyura baramumuha araza mumarana iyo myaka 10 n'ingahe yamumaranye iyo myaka nka 15 afite abana bakuru yarafite abana biga baza babana na nyina babaho bariga primaire secondaire batangiye gushyingira bagiye gushyingira bwa mbere nibwo wa mugore yasubiye mu rugo rwe asubiramo kandi andi hambere none umwana nyine yari abahuje yavuze ati koko ko shimye imyaka yose ubuse uyu mugabo ubana na mama niwe nzerekana nka papa kandi papa hari mwana agiye gushyingirwa abimenyesha se babijya inama y'umuryango iraterana ati ubwo na nyoko nagaruke bongera kubana gutyo ejo bundi muri za corona kandi ni ibintu byari bimaze igihe kirekire wari wumvise icyo nari nkubwiye management y'amakuru ndankubwe waruvuze ngo navuze ko umugore abigize inyuro umugabo ashobora kurakara akamukubita urushyi yamukubita urushyi umugore akahukana yakwahukana umugabo ntajye gucyura kandi nta mugore wicyura ubwo nuko zisenyuka nyine ariko umugore abyakira agaceceka cyangwa se n'umugabo babimucyurira umugabo agacisha make cyangwa se umugabo yatera urushyi umugore akarira akajya mu buriri ariko ntavaho ibyo byose n'ibigenda biza aho it's self ibyo ntabwo byasenyurwa cyane ko bitabaye kubitwa akajya mu buriri nibyo bitemewe ahubwo yajya nkamo iki yajya he no ni management ntabwo ari regle imeze itya waruvuze ngo wowe yajya hehe mu nzego ariko inzego zubaka urugo wowe niko byagenda umugore agukubise turi kureba uko itegeko riburebe no itegeko hano itegeko riza mu rugo rwamaze gusenyuka please ongera ubisubiremo iyo utangiye kwitabaza itegeko nuko rwakunaniye gestion de conflit zo mu rugo muri foyer zihera babanza banyiraza umugore n'umugabo byakwanga abana niba ari bakuru bakaba babijyamo byananirana mugatora inama y'umuryango nejo chief justice ntiyabitubwiye sinakubwiye ko gatanye itagira ubuhuza kubera ko yakabaye yaciye muri izo nzira so numva urugo rwitabaje amategeko ntuzarubare nk'ururiho bisubiremo ni wumva urugo rwagiye guhuruza inzego rukitabaza itegeko kandi rwarashinzwe rushingiye ku mitima y'abarugize ubwo ntago rukirirwo byararangiye abantu se baburanye baba bakibanye gute habasigaye amategeko icyarafasha niki imicungire y'umutungo imicungire y'abana ese abana ko bakiri kwiga secondaire biragenda bite eko bakiri ibintu ibyo nibo babinani kubyikemurira iwabo biba byabananiye niwumva subiremo niwumva urugo rwitabaje itegeko cyangwa inzego ntuzarubare nk'urukiriho ariko wambwira ko mwava kwa gitifu mukongera mukararana wandeze ubwo oya murataha ku nyungu z'abana buri wese agafata icyo cyumba mukajijisha mugasangira ariko nabwo umwe yikandagira ngo undi yaruga undi cyangwa se buri wese umwe akajya arya muri restaurant
undi agateka we n'abana bakarya nuko bitangira mwavuye mu buyobozi nta nayo mpamvu nyine presidente w'urukiko rw'ikirenga avuga ati kuri gatanya nta mpamvu kuko mujya kwihishira amategeko ibi byose mwaragerageje urumva yego nibyo rero ntabwo urugo rwubakwa n'amategeko mu kanya abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga imwe mu nkuru iri kuvugwa cyane mu by'ukuri ngewe nabonye byafashe n'indi ntera ni inkuru y'umukinnyi wa filime witwa Nyambo ku mbuga nkoranyambaga hari kugaragara amajwi ibiganiro abantu bavuga Nyambo aranuka Nyambo nabonye ariko nizere ko utanzanyeho topic yo kunuka oya zana ibindi muzanyeho topic ahubwo yo kuri y'uburyo abantu ni gute izi mbuga nkoranyambaga zacu twese dushobora guprotectinga peace buri muntu we non violence ubundi nicyo ubundi nyine imbuga zakabaye zibereyeho nyine kubaka amahoro sibyo kuko umuntu ntazizeho afite ubwoba kuko nk'ubu uyu mwana umunsi ntari gukina filime urumva ngo kujya mu kazi ni ibibazo nabonye bamwe mu bayobozi bo muri filime bakoze akantu kitwa ngo justice for Nyambo, stop harassment, respect reputation, respect online, rise destroy, truth protect, clean social media, post with respect. Think before you post. Baratinze ariko baratinze ntabwo ibyo ariko ejo twabivuze mu kiganiro babanze babeshyuze ko atanuka kandi niyo yanuka ntabwo ari we wabyiteye urumva baraboshakira justice online justice ariko ntabwo ari rehabilitation ntabwo ari resilience babyumva ni hagaragara itsinda ry'abantu rivuga ngo uyu mwana muramubeshyera uwo baryamanye ku gitanda muri segonderi uwo bagize gute avuga ati imyaka twamaranye wenda ukavuga uti ariko ko muzi ko yaryamaga hejuru yanjye muri interina kw'ibyo ntabyumvise byaje ryari sibyo haboneka abo bantu izo mbaraga zigende ziburizemo izindi noneho nyuma haboneke n'abagomba kumufasha kubyakira ntabwo yaheranwa n'agahinda resilience nyine niyo ngiyo ntabwo yaheranwa n'agahinda ngo bavuze ko nuka ubundi se kina filime tuyumva twinukiriza umukinnyi wa filime ko nta filime akina arayivu ko bamuri coding tureba kuri kamera iyo ureba muri kamera wumva umuntu uko uri gukina ishwe dose ari gute akeneye ku myaka ye byamuhungabanya sibyo ariko ntabwo byatuma atajya gukina filime kubera ko naho yabanuka yanukira bari gukinana ntabwo azanukira bareba filime sibyo se sanse zikora tureba filime izuru ntiririmo ariko hari abantu bararejike areba filime imodoka iri guca mu muhanda w'ivumbi iri gutera ivumbi hagatangira kwitsamu manza ari uburwayi babaho cyane yabona nta bantu zise bareba umupira nabo batera atera imigera b'imbere ye hari abantu rero hari abantu bameze batyo ahubwo neza bareba filime bakarira ngewe kubera amarangamutima yes ikiriho uyu mwana aba muri hafi bamubwire ko bitatuma atajya gukina filime kuko n'uwo muntu uko bari kumusebyaho ureba filime ntawumva sibyo keretse uwo bakina navuze ngo turakwirukanye ko iyo turi muri repetition uratunukira kandi ibyo ntabyo abo nibaze bavuge ukinanye nawe igihe kirekire ubundi rero yayikinana nande akeje simbizi na Kiramani Kiramani abivuze abantu babyumva hari ibyo yavuze ishwe yarabinyomoje none nabo rero abo bose bamuri ruhande niba mwegere bambwiye ko nta birenze nta muntu utavugwa nubwo iyo ukiri mutoya birakubabaza bikaguherana ariko nta muntu utavugwa kandi nta nkovu y'uruvugo nta nkovu y'uruvugo iyo biza kuvuga buriya wenda ureba nk'umurari
mu gukina filime ibyo nta kinyoma kirimo bwacya tukabyibonera tukavuga ati wana niba ureba umurari byo turabibona ariko kunuka ntabwo tubireba iyo tureba filime yawe tureba uburyo wakitinga izo tureba zose z'aba Nigeria iz'aba Tanzania iz'abanyamerika tuzi imihumuro yabo uragira complexe yo gukina filime ngo kubera ko bavuze kunuka kandi abareba filime batihumuriza twe turareba tukumva gusa yes dukoresha amaso ntabwo dukoresha amazuru so nave muri icyo kintu ariko abamwegere ni wagomba kukimukuramo sibyo complexe ashobora kugira wenda bavuze gutyo ari nk'umuseriveri mu kabari ari nk'umuntu wo kuri kontwari kuri gishe ya banki ari nk'umuntu wo ucuruza muri alimentation ari nk'umukobwa bano ba waiters bo mu ndege yaryama bavuze ko nuko ari ushira wicaza abantu mu ndege waza ku kazi bavuze ko nuka bukanwa ari wowe uburi muri gishe muri kakaryango urabona basiga kantu gatoya uvuganiramo n'umuntu ngo none urumva ubushyuhe bwo muri kariya kumba gatoya none mukanavugana murebera mu kadirishya ari wowe babivuze ntabwo wajya ku kazi ariko umukino wa filime wowe nta kibazo wabanza kwivuza aho ituvayo oya wakwivuza bitakunda ugasaba transferi kayo batakuzize ukajya aho udahura n'abantu niba ari uri kuri gishe bakakujyana aho babarira amafaranga niba ari umuseriveri bakakugira ku ntaburi ukora fagitire kugira udahura n'abantu umuntu wagukorera ibyo bintu ninde mu kazi ubinegosiya n'umukoresha cyangwa se ukajya ahandi ukazasaba akazi katatumuhura n'abantu ariko n'umukoresha yabikora kugira ngo akugumane akaguhindurira poste umukozi mwiza kubera icyo akaguhindurira poste naho si byo kuvuga nta kuvugwa kunuka ntibyatuma utajya gukina filime kuko product yawe mu buryo bwo kuyikonsoma izuru ntiririmo nushaka kubutuza ikigenzi nuko uwo mukinana yabyihanganiye naho abareba twebwe nta kibe tubwiye pe guseka se ni ikigisekeje gutuza no gutuza gutuza ni ibirenze nka igisebe cy'umufunzo urakizi kimwe kiba kibaze nk'amezi 3 cyaraboze kiratuza rero kiratuza niyo uciye ku rugo uciye munsi y'urugo n'imbere harimo umuntu ukirwaye babyita gutuza cyangwa se nabyita gukira muri za pubere burya haba hatuza cyangwa ahantu imbwa yapfiriye nko muri rigore haba hatuza nibyo bita gutuza ni umuntu ukabije kubera iki muci ya peti kandi wabura iki kiganiro hari uwakireba ari kurya akabura peti wese ntago bashobora kuvuga ikintu nko kurya ukumva peti rabuze nje ntago je suis pas du genre nubwo bavuga ibimeze bite rona kera ukuntu abana atupana kera nko mu bihe byacu nk'umwana akabona ubwo nyine uburwayi bya bindi nk'ibya wa wundi urabona imodoka iri mu ivumbi akitsamu undi mwana akamwima ibiryo akamwima akavuga ati reka mpite mvuga umwanda wo kubwiherera kwita avuga ati arahita bireka ntiwuvuga ati ninkuvuga arahita bita ngewe nsigara mbyirira ntabwo ibyo bintu ntabwo uzi abantu bameze gutya babaho udashobora wavuga nk'umwanda wo kubwiherera ari gutamira abari gutamira batwihanganire babyanga akahita bita akahita avuga twiga segonderi hari akantu ndi bwibuke n'abatipe babiri bigaga imbere yanjye bose baritiranwaga baranakurikiranaga mu myanya sibyo noneho umwe baranakurikiranaga no mu nimero bose batangirwaga nama bakajya n'amapreno yitwa Jean Pierre so bivuga ko ari kuri table babaga bicaranye mu ishuri gutyo noneho umwe sinzi ko yabigenje sinzi icyo yakoze ku isahane y'undi noneho undi nawe ahita amenya icyayi mu bye ari cyo yakoze ku isahane ya mugenzi we kugira ngo bimutesha peti undi nawe ahita amenamo icyayi ako kanya ahita amusukira icyayi mu byo kiba kimwe bose barasohoka bajya kumena barabwirirwa ariko byangewe dimwe kuvuga ngo umuntu ibintu runaka ntaho byahurira na appetite amagambo jya byumva ngo hari abantu
ngo hari publicité zitemewe mu masaha yo kujya ku meza ngo papier hygiénique sinumvise niba ari mu Bushinwa niba mu Buhinde ngo wabujije abantu gukora publicité ya papier hygiénique mu masaha yo kujya ku meza ese papier hygiénique wayireba ugahita umenya umuntu ahita atekereza hiri agiye kubire gukora kirya nasi ega twitahire rero reka tubashimire cyane rero mwese turi kumwe mu kiganiro mureke tuzasubira ibiganiro byacu oya mbere yuko dutaha Premium Construction Group niyo company ya mbere hano mu Rwanda ikora neza yubaka neza ikora consultance neza cyangwa se consultation nibo bantu bakwigira icyo ubutaka bwawe bwakoreshwa n'icyo bwakubakwaho n'ubwoko bw'inzu wakubaka kandi bakakubakira inzu mu bikoresho bigezweho kandi bikomeye kandi udahenzwe bakagushakira n'abakiriya abayigura abayibamo byose hanyuma rero duhamagare kuri 0788 88 42 57 cyangwa se 07 9 85 85 85 85 85 85 86 aho naho muhamagare bakorera hehe reba reka ugeze hano neza kuri stade cyangwa se kuri arena komeza imbere gato hari ikigo cya control technique bashobora nimba nta modoka utaza ukiri renga uriya muhanda w'imbere ya stade na arena ukomeza imbere gato cyane nkujya kuri rebo yego imbere ya rebo rero hari umunara munsi rero yawe rero witurebe gutya ukabona icyapa cyanditseho Premium Construction Group winjiremo ubasobanuze byose baragufasha neza cyane hanyuma kwa Musonera no vuba bazadutabiza narayinciye ariko yarakaye navuye Nyagasambu ndahanyura ariko mpanyura twari twahaze mbura ambitishamo ibyo mfata birananira nta n'umwanya araraka ariko tumaze kuvugana mu kanya hano twabikosoye ariko ngo ni gute wakwamamaza ahantu utagira ikintu wafata kandi niyo wagombaga kwishyura ariko twari tunaniwe twari tuvuye kurya burushete z'inyagasambu kwa Kibonge anytime abantu babaza so yihangane kandi n'ubwatsi arimo arabwegeranya ariko sabimbwiye mu kanya se ubwatsi nibuza rero agira igisope agira imipira agira icyokezo cyambere muri Kigali agira ibyumba byiza niho wonyine nabonye ibyumba bifite bariko cyangwa se suti ngo habera ngo antrenema imyitozo nyine hari donc icyumba cye hari aho kubanza icyo bita ngo imyitozo nyine imbanziriza mukino zishobora kubera ku rubaraza cyangwa muri salo hanyuma ubundi mukinjira mu kiwanja mugiye kugira gute se inkuba zigiye kwesana so muhamagare Musonera 0785 so n'abafite niya manager azayiduhe niba washobora kuba ataboneka buragira agira utuntu twinshi kandi n'urugero rwiza rw'abanyamakuru bakize bafite ubwatsi ayinya tuzajyayo oya nitujyayo ahubwo nizaragiye kugura nimugoroba azazongeraho reka banza rundanura ubwatsi ariko atarabuma ubwatsi butaraza ntabwo tuzajyayo ariko ntabwo arenza kino cyumweru yari yarakaye ariko yabibonaga ko twari tumeze neza ubwo mva nanyuranyeyo n'abantu twari tuvanye Nyagasambu noneho ampropoza ko twagira icyo dufata ariko amasaha yari yagiye twari dufitemo umuntu utahaza Karembure nanjye ngomba kuzindukira mu kazi basi ariko twabikosoye rwose ntabwo bwari kwira tutavuganye nibyo ngibyo rero mureke tuzasubira mu biganiro byacu ibyo butaha asante sana.